munsi urimo ibyiza ndetse n'ibibi buri muntu mubona zagororerwa ubugingo ndetse n'urupfu by'iteka ryose mbese yawe nazizabiyihe mwamamaze umukiza agiye kuza niboneze mu mitima igihe niki bwira abantu bose ko nta gisigaye aje uwo munsi hazumvikana indirimbo nziza zo kunesha dushima umukiza. Igitaramo cyacu kiri ku itariki 2 z'ukwa 11 2025 kikazabera i Nyamirambo ku itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ry'Inyamirambo. Urw'inyamirambo rero ruri hafi no kuri 40. Tuvuye kuri uva mu mujyi ukagera kuri 40 ukagera kuri Club Rafiki. Rwose urusengero ruteganye na Club Rafiki. Mu gitaramo cyanyu cy'abakurikiye Yesu uyu mwaka 2025 twitega iki gishyashya? Ese insanganyamatsiko yacyo izaba ari iyi? Ese kuki mwahisemo iyo nsanganyamatsiko? Ni igitaramo kizaba kigendereye gushima Imana mu myaka 32 tumaze tuvuga ubutumwa binyuze mu ndirimbo. Imana yabanye natwe muri ibyo bihe byose. Tuzaba tuvuga rero inzira twanyuzemo, uburyo korari yavutse, inzira yanyuzemo, ingendo yakoze, ubutumwa agiye kubwiriza, amavuna yakoresheje muri icyo gihe cyose. Imana ikabana natwe na n'ubu korari ikaba ikiri hihimbaza Imana. Bizaba ari ku cyumweru? Azaba ari dimanche nibyo. Bizaba ari dimanche sangahe? Saa 5 tuzaba dutangiye. Saa 5 za mu gitondo. Hanyuma gusoza bizaterwa n'uburyo igitaramo kizaba kifashe. Kuki mwahisemo kugikorera Nyamirambo nimugikorere Kacyiru ku itorero ryanyu? Murakoze. Urusengero rwa Kacyiru ubu ngubu ntago rwari rwuzura, ntago twari twarutaha, ntago dusengeramo. Niyo mpamvu twasabye itorero ry'Inyamirambo ngo ridutizeho twakorera icyo gitaramo. Niyo mpamvu tutagikoreye Kacyiru. Twitega iki gishyashya muri uyu mwaka 2025 muri icyo gitaramo mwenda kudukorera? Twitega iki gishyashya gitandukanye n'ibitaramo mwagiye mukora mu myaka yashize? Urumva igishyashya nuko nibwo bwa mbere, ntago twabyita anniversaire, nibwo bwa mbere dukoze igitaramo dushima Imana ko bw'imyaka tumaze dukora umurimo w'Imana. Imana yabanye natwe cyane, ni nayo mpamvu twahimbye izo ndirimbo zabirahagije. Satani yanga umurimo, agerageza uburyo bwose yasenya korari. Rero kuva twatangira umurimo nibwo tuzaba dukoze igitaramo gishima Imana. Rero ni byinshi byo kwitega kuko twatumiye amakorari meza akunzwe cyane, dutumira umubwiriza ukunzwe. Ntekereza ko bizaba byiza. Nibwo bwa mbere twari tumaze igihe kinini tudakora igitaramo. Ntekereza ko bizaba ari byiza cyane. Uvuze ku makorari mwatumiye ndetse n'umubwiriza, numva ngize amatsiko. Mwatumiye ayahe makorari? N'uwe mubwiriza? Twatumiye amakorari ababwire Yesu, Isamuduha, dutumira Right Family y'Irubavu, dutumira Kugana Yesu y'Imuhanga, dutumira Abatwaramucyo yo ku Kacyiru. Tugisiyone navuze? Yego, Tugisiyone nayo twarayitumiye. Abahamya ba Yesu bo ku Muhima, ababimbuzi bo ku Muhima, n'umusamariya mwiza w'Inyamirambo, na korari dusa naho tuva indimwe yitwa Abijuru yo ku Kimihurura. Umubwiriza yitwa Rushenyi Patrice, na umubwiriza uzwi wo mu Ruhango, niwe uzadufasha muri icyo gitaramo. Gahunda zo kwinjira rero ziteye zite? Gahunda zo kwinjira ni bisanzwe.
saa 5 tuzaba dutangiye. Byumvikane ko ntabwo twe twishyuza, ni igitaramo cyo guhimbaza Imana, twe ntabwo twishyuza amafaranga, ni ukuza ukumva ibyiza byaguteganirijwe. Gusa ikindi kigenderewe iyo abantu bashima Imana, hari igihe batanga n'ituro. Ituro uwo munsi ry'ubushake rizatangwa riziyongera kuyo twakusanije kugira ngo twongere tugure ibyuma bishyashya bigezweho, kuko ibyo dufite birashaje, bimaze imyaka myinshi, dushaka kugura ibindi bishyashya. Ni fundraising. Ni fundraising, ni igitaramo ariko kizaturwamo ituro ryo gushima Imana iyo tukarigura ibyuma. Mujya mutekereza kuba mwategura konseri zanyu, ibitaramo byanyu, mukaba mwajya Camp Kigali, mukaba mwaza no muri stade, bikaba byaba kuvuga ngo ndi mu rusengero gusa, ahubwo bikaba byabera nk'ahantu hanini kuntu? Nkuko twabivuze, ntabwo turi korari yigenga, turi korari y'itorero. Birashoboka ko dufatanije n'itorero, babonye ko ari ngombwa ko twakorera igitaramo kuri stade cyangwa muri hoteli, birashoboka, ariko twabiherewe uburenganzira n'itorero. Murakoze. N'ubundi nk'uko twateguye igitaramo, iyo tugiye gutegura igitaramo tubanza kureba abazakitabira, tukareba aho kizabera, niba bazakitabira bazaboneka. Ubwo nyuma y'Inyamirambo, bitewe n'abantu bazahaboneka, dushobora kuzategura ikindi umwaka utaha kikabera no muri stade Amahoro. Ariko bigasaba ko tubanza kubiganiraho n'itorero ryacu, rikareba niba koko bikwiriye. Bamara kuduha uburenganzira, tukaba twajya Camp Kigali, tukaba twajya stade Amahoro, tukaba twajya BK Arena, n'andi hazaba ari hanini, bitewe n'uko umusaruro uzaba wabonetse. Tubona Inyamirambo ari hatoya, tukaba tuti noneho itorero mudufashe tubona ahandi hagutse cyane harutanga, bitewe n'abantu bashaka kwitabira igitaramo cyacu, bitewe n'amakorali yaba yatumiwe. Ni ikibazo cyiza cy'uko korali ishobora gukorera n'ahandi hanze y'itorero, ku masitade, mu matente, mu mabigi tenti. Ngira ngo twigeze tubikoraho. Twakoze igitaramo cyo muri Serena Hotel muri 2012, twongera dukora igitaramo muri Hotel Dove, nacyo cyabaye muri 2017. Ariko ibyo byose tubikora dufatanije n'itorero, kuko twebwe tugengwa n'itorero, ntabwo turi korali yigenga, dukorana n'itorero. Icyo itorero ryemeye tubasha kugikora. Rero nta mupaka, umubwiriza wese aba afite nta mupaka agira, ariko nanone akagendera muri gahunda itorero ryiyemeje. Tujya no kuvuga ubutumwa muri gereza, urumva ni ahantu hatandukanye. Tujya kuvuga ubutumwa, bishobora kuba babukeneye n'isoko ryaremye, bakavuga bati mugende muririmbire abantu b'Imana bumva ubutumwa bwiza. Mbega ahantu hose itorero ritwemereye kujya, tubasha gukora umurimo twiyemeje, kuko twebwe twiyemeje kuririmba abantu, imitima y'abantu igafashwa, bakabasha kumenya inkuru nziza za Yesu Kristo ugiye kugaruka. Murakoze. Mu by'ukuri turi abaririmbyi duhora twifuza iterambere ryagutse. Umuyobozi Vice asubije neza, yavuze ngo ubutumwa buvugirwa henshi bitewe n'ingano yabo ubona uri gushaka guha. Twebwe rero intego zacu, ntabwo ubutumwa bwacu bufite umupaka. Twifuza gukora ubutumwa ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'isi, bikarenga imipaka. Rero intego zacu nk'uko twakoreye muri Serena, tugakorera no Dove, nuko twicaye tugatekereza. Uyu munsi nabwo twaricaye dutekereza, dusanga tugomba gukorera igitaramo i Nyamirambo, kuko naho buriya ni ahantu hanini. Ngira ngo nudukundira ukazahagera uzahabona cyangwa uranahazi. Ni ahantu hanini cyane, hameze nk'agastade, nk'agapeti stade ukuntu. Rero tuzanezezwa cyane nuko tuzabona abantu benshi, ndetse tukahuzuza, ibirori bikagenda neza. Ariko mu ngamba zacu n'intego, twifuza gukorana n'abarenza abo, twifuza gukorana n'abanyamahanga, twifuza gutegura concert yaba nziza ku rwego dushobora gutumira Abagande, tugatumira Abatanzania, tugatumira Abarundi, tugatumira, mbese tugakora event ikomeye ku buryo
ibintu byacu bihinduka international. Rero icyerekezo cyacu ni kirekire, ntabwo dufite imipaka aka kanya, cyakora nk'uko bakomeje kubisubiramo tubifatanya n'itorero, duhereza master plan yacu itorero rikabyigaho, ryamara kubona bisukuye bimeze neza nta ngorane rigahereza ubuyobozi bukuru bwabyemera, tugatangira umushinga wacu. Rero twebwe nkatwe abakurikiye Yesu, ikintu twifuza ni ikintu kidafite umupaka, twifuza gutera imbere ku rwego isi imenya abakurikiye Yesu ni bantu ki, bifuza iki, ubutumwa bifuza kugeraho bumeze bute. Imana iduhana umugisha. Ku itariki 2 z'ukwa 11 ntuzabure, bwira inshuti yawe, izana inshuti yawe, dore ko no kwinjira ari ubuntu. Ntuzabure, muzaze mwumva ubutumwa, muzaze dutere inkunga abakurikiye Yesu. Amen. Muzaze rwose kandi muri benshi. Mwakoze cyane rero, munyemere dushimire korali. Apereza cyo ushaka tubwira? Kuba tazashobora kuhagera, dufite urubuga kandi zaba ari live kuri YouTube, tubwire social media platforms zanyu. Okay, murakoze. Nk'uko perezida yarabivuze, igitaramo cyacu kizaba ari igitaramo kiri gukurikirwa no kuba babasha gukurikira abakurikiye Yesu kuri Facebook, ni abakurikiye Yesu Family Choir, n'undi uduflyers tugaragaza igitaramo turi kunyuraho. Ababasha gukurikira kuri TikTok naho n'abakurikiye Yesu Family Choir, ababasha gukurikira kuri Instagram n'abakurikiye Yesu Family Choir, ababasha gukurikira kuri YouTube, tugira YouTube channel abakurikiye Yesu Family Choir. Aho hose kuri YouTube igitaramo kizaba kiri gucaho live kuva saha kizatangiraho saa 5 kugera isaha kizarangiraho, haba amasaha ya nijoro saa 3 saa 4 bitewe n'uko abantu baryohewe. Ikiro nashishikariza nuko buri muntu umwihariko w'iki gitaramo kizaba ari igitaramo cyo kuririmba, kuko tuzagira umwanya wo kuririmba amakorali yose yatumiwe, ahubwo nta muntu uzabasha gusaba indirimbo, kuko iyo ukunda n'undi yose izaba yaririmbwe. Tukadusaba ko buri wese yazahagirira ku gihe kugira ngo tuzashima Imana koko ishimwe rivuye ku mutima. Murakoze. Ngaye abantu bakunda gospel, abantu bakunda gusenga, muzaze dushima Imana hano i Nyamirambo n'abakurikiye Yesu. Mwakoze cyane. Yesu abo mugisheka, nizere ko n'utatuzababona. Murakoze cyane. Mwakoze cyane abakunzi bacu bo twabanye kuva dutangiye kwiza turangiye kuri The Life of Gospel. Naho ubutaha bigana byacu nakagaruka. Yesu ayizimisha. Asubuhi mapema siku ya Jumapili, baada ya siku 3 Bwana alifufuka. Kufufuka kwake ndilo tumaini letu. Asingefufuka Bwana tungekuwaje? Jiulize tungekuwaje? Alifufuka ni mzima, tumaini letu. Asingefufuka tungekuwaje? Bwana asante kwa kufufuka. Alifufuka ni mzima, tumaini